iyo umuntu abyawe ubwa kabiri aba icaremwe gisha babita kuba icaremwe gisha. Ariko iyo umuntu avutse aba akeneye gukura. Ku mubiri w'umuntu rero hari ibintu bitanu Satani akoresha kugira ngo uwo muntu ye gukura kandi bibasha kumwoza n'ubugingo. Ikintu cya mbere Satani akoresha kugira ngo umukirisa atazasoza agakiza ni mu bitekerezo, akakuvangira mu bitekerezo, ahungabanya ibitekerezo ntibigendane n'ibyo avuga. Abantu rero batekereza ibibi. Iyo Satani yagose ibitekerezo aba yakujanye kandi warabyawe ubwa kabiri. Icya kabiri Satani agota kugira ngo uwabyawe ubwa kabiri adindire ye kuzasoza agakiza, agendera ku maso. Yabaye mwari impumyi ntimwari kureba ibinezeza n'ibihendo by'iyisi. Ariko kuko muvuga ngo murareba mutuma ibyaha byanyu bihoraho. Hari amaso y'ubwibone, hari ururimi rubeshya, hari umutima ugambirira ibi. Amaso y'ubwibone, amaso nayo ashobora gushora umuntu muri gihonome. Umuntu nareba umugore wa mugenzi we akamwifuza, akamurema mu bitekerezo, tayari aba yarangije gusambana nawe bitewe n'amaso yamwitegereye. Kureba umugore wa mugenzi wawe ukamurema mu bitekerezo, Imana ikabona ko warangije gusambana nawe, nabyo wari ukwiriye kwihana nubwo wakoresheje amaso. Amaso rero niyo atuma twitegereza ibihendo by'isi. Satani yajanye Yesu ku musozi amwereka ubutunzi bwuzuye isi. Aramubwira ati biriya byose nupfuka mukandamya ndabiguha kuko ari byo wabigabanye. Gusa Yesu ntabwo yamugisha impaka ngo wabigabaniye he, kuko isi yose turabimana ari kuri mu maboko y'umubi. Ariko ahangaha Yesu yaravuze ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ariko Satani yarashaka kumwereka ubutunzi bw'iyisi kubera amaso yamwerekesheje amaso. Iyo rero ku muntu udakomeye utari Yesu Kristo akabyereka umuntu, akabwira umuntu akamwereka ubutunzi bw'isi, akamubwira ngo nupfuka mukandamya ibi byose ndabiguha, ubutunzi bw'isi bwari gukurura uwo muntu biturutse ku maso yarebesheje. Urugingo rwa gatatu Satani akoresha ni ururimi. Ururimi rurateranya, ururimi rwonona umubiri wose. Ingingo ya kane, urugingo rwa kane Satani akoresha kugira ngo abuze umuntu gusoza agakiza ni igifu. Ahangaha rero yabaye abantu badafite ibifu, nta nzangano ziba ziri hagati y'abantu, baba baturanyi, baba bakorana ku kazi, baba bavukana. Ikibateranya nuko bafite igifu bagomba guhaza bakacuzuza. Turebe none urugingo rwa gatanu ruheruka Satani afataho ni igitsina. Kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abasambanye n'abahehesi bagwiriye mwisi kandi bakaba zacirwaho iteka. Ntabwo Imana izababarira abahehesi, ntabwo Imana izababarira abasambanye. Ahangaha bigaragara ko abantu benshi bakora umurimo w'Imana, ariko abazagororerwa ni ababikoze babikunze. Ni ukuvuga ngo ibihembo by'Imana ntabwo bigendera ku bwinshi bw'imirimo twakoze, ahubwo bugendera ku cifuzo no ku cerekezo c'umutima. Niba umuntu yarabikoze abikunda. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubasuhuza bene data muri Yesu Kristo, aho dusangira urugendo rwo kujya mu ijuru. Kuri channel ya Gusenga everyday tugiye kubagezaho ikiganiro cyiza cyane tugomba gusangiza abizera kugira ngo kibashe kubakomeza muri uru rugendo. Ni Pastor Mpazibirego Pierre ugiye kubagezaho ikiganiro kuri channel ya Gusenga everyday. Nimero ya WhatsApp ni 0786696620 0786696620 kuri channel ya Gusenga everyday. Tugiye kuganira ibintu bitanu biri ku mubiri w'umuntu Satani akoresha kugira ngo adindize abizera badasoza agakiza. Ibintu bitanu Satani akoresha biri ku mubiri w'umuntu kubizera babyawe ubwa kabiri kugira ngo badasoza agakiza. Ubundi iyo twumva gusoza agakiza, iyo umuntu abyawe ubwa kabiri aba icaremwe gisha, babita kuba icaremwe gisha. Ariko iyo umuntu avutse aba akeneye gukura. Ku mubiri w'umuntu rero hari ibintu bitanu Satani akoresha kugira ngo uwo muntu ye gukura kandi bibasha kumwoza n'ubugingo.
icya mbere satani akoresha ni ibitekerezo, icya kabiri ni amaso, icya gatatu ni ururimi, icya kane ni igifu, icya gatanu ni igitsina biri ku mubiri w'umuntu satani akoresha kugira ngo wabyawe ubwa kabiri ye kuzasohoza agakiza. Mu Bafilipi igice cya kabiri umurongo waho nuwa 12 haratubwira hati nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane ntahari muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishitsi kuko Imana ari ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Ahangaha rero agakiza karasohozwa nubwo abantu babyaga ubwa kabiri. Muri Tito igice cya gatatu umurongo waho wa 4 kugeza kwa 5 haravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo idukirisha kuhagirwa niko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha guhindurwa basha n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo umuntu byawe ubwa kabiri abakeneye gukura, ariko kuko satani atishimira umuntu wabyawe ubwa kabiri ngo azagere ku bugingo amutegera ku bintu bitanu nibyo tugiye kuganira biri ku mubiri w'umuntu. Icya mbere ibitekerezo. Ijambo ry'Imana mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5 hatubwira ukuntu abantu bamaze kugwira abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu bakarongora mwabo batoranije bose. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka aravuga ngo ku murongo wa 3 ngo umwuka we wanjye ntazahora aruhanya n'abantu kuko ari abantu b'umubiri. Noneho rero abanga imyaka yabo izaba 120, ariko ku murongo wa 5 aravuga ngo kandi Uwiteka abona ko ingeso z'abantu zanimbi cyane kandi ko kwibwira kose imitima yabitekereza ari kubiteka ryose Imana yicuza impamvu yaremye umuntu. Ikintu cya mbere satani akoresha kugira ngo umukirisa atazasoza agakiza ni mu bitekerezo, akakuvangira mu bitekerezo. Ahangaha abantu b'umubiri bitandukanye n'abantu ba kamere. Ijambo ry'Imana ravangwa aba bantu umwuka wanjye ntazahora ruhanya nabo kuko ari abantu b'umubiri, ntabwo ari aba kamere. Ahubwo abantu b'umubiri ni abantu bamenye Imana ariko bakayisuzugura. Si kimwe n'abantu bataramenya Imana. Abantu bamenye Imana bakayisuzugura babita abantu b'umubiri, ariko abatazi Imana babita ba kamere. Aba bantu rero bigihe cya Nowa bari abantu b'umubiri bari barabwiwe Imana bazi Imana ariko bakayisuzugura. Satani rero yashaka guhungabanya urugendo kugira ngo umuntu Kristo wabyawe ubwa kabiri atazagera ku bugingo, ahungabanya ibitekerezo ntibigendane n'ibyo avuga. Muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 8 haravuga ngo ubu bwoko bumpimbarisha iminwa ariko imitima yabo ikamba kure, bansengera ubusa kuko inyigisho z'abari amategeko y'abantu bigaragara ko iby'abafarisayo bavugaga siko bari mu mitima yabo. Bavugaga ibitandukanye n'ibiri mu mutima, kandi Imana iza gushira umuntu ku gipimo mu gukiranuka kwe ireba ku mutima ntabwo ireba ku magambo. Imigani 23 umurongo wa 7 haravuga ngo uko atekereza mu mutima we ni kwari. Nawe yatekereza ngo ndagufungurira cyangwa akabizirikana, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo umutima we ntuhuje nawe. Uko atekereza mu mutima we ni kwari. Naho yavuga ngo ndagufungurira ariko umutima we ntuhuje nawe. Biragaragaza ko iyo Satani arangije gutandukanya ibitekerezo n'amagambo aba yarangije gushiraho umutego watuma umuntu wabyawe ubwa kabiri atagira ku bugingo. Kuko abantu babyawe ubwa kabiri ijambo ry'Imana avuga ngo babaye ibyaremwe bisha, ibya kera byabishize, ariko bakeneye gukura. Iyo adakuze rero ashobora kudindira kandi ntabone ubugingo. Ni ukuvuga ngo yabyawe ubwa kabiri ariko Satani amugotera ku rugingo rw'intege nke yabonye ku mubiri we, wa muntu aradindira. Nizo mpamvu hariya mu Byahishuwe 3 umurongo wa 5 haravuga ngo unesha ni uzambara imyenda yera, nanje sinzahanagura na rimwe izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Bisobanura ngo umuntu wabyawe ubwa kabiri hari ibyo asaba gukorera ngo asohoze agakiza. Nizo mpamvu Afilipi bavuze ngo abo nkunda bene Data uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane ntahari, mukora byiza ntahari, akaba aryo binereza kuruta mpari. Iyo mpari mukora byiza, ariko ikinezeza nuko mwakora byiza ntahari. Ijambo ry'Imana ravuga ngo aba ariko musoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda imishitsi.
muri Bibiliya y'igifaransa avuga ngo travailler pour votre salut, naho mu Cyongereza avuga ngo work out for your salvation, bisobanura ngo agakiza ni ubuntu ariko karabagarirwa kararerwa. Ahangaha rero ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo Satani yahumagabanije ibitekerezo, umuntu aradindira akaba atabasha gusohoza agakiza. Uko atekereza mu mutima we niko ari. Hariya mwitangira igice cya 8 umurongo wa 21 haravuga ngo Uwiteka amaze kwakira ibitambo by'ishimwe aravuga ngo sinzongera kurimbura ibifite ubugingo, kandi sinzongera kuva mu butaka mbuhoye abantu, kuko abantu ibyo batekereza ari bibi kuva mu bwana bwabo. Abantu batekereza ibibi kuva mu bwana bwabo, ntabwo nzongera kuvuma ubutaka ku bw'abantu. Abantu rero batekereza ibibi. Iyo Satani yagose ibitekerezo aba yakujanye, kandi warabyaho bwa kabiri. Icya kabiri Satani agota kugira ngo uwabyaho bwa kabiri adindire ye kuzasoza agakiza, agendera ku maso. Yohani 9 umurongo wa 39-41 Yesu yaravuze ngo naje kugira ngo abatabona barebe, ababona bahume. Ariko abafarisayo baravuga bati utwise impumyi uradututse. Yesu aravuga ngo yabe mwari impumyi mufite amahirwe, ariko kuko muvuga ngo murareba icyaha cyanyu gihoraho. Yabe mwari impumyi ntimwari kureba ibinezeza n'ibihendo by'iyisi, ariko kuko muvuga ngo murareba mutuma ibyaha byanyu bihoraho. Abafarisayo bavuze ngo uradututse. Angarera amaso Satani arayakoresha kugira ngo adindize abantu. Amaso ni ikintu kikomeye cyane kandi kibi. Muri Imigani 6 umurongo wa 17 haravanga hari amaso y'ubwibone, hari ururimi rubeshya, hari umutima ugambirira ibi. Amaso y'ubwibone, amaso nayo ashobora gushora umuntu muri gihonome. Narizo mpamvu muri Matayo igice ca 5 umurongo wa 29 avuga ngo ijisho ryawe niri gucumuza urinogore. Bashaka kuvuga ko mugenzi wawe nk'urugingo rw'umubiri wa Kristo Yesu nashaka gushora mu byaha ucana umubano nawe. Bahereye ku rugero rw'ijisho. Ijisho ryawe nk'urugingo ry'umubiri wa Kristo ni rugucumuza. Ingingo zacu ni ingingo z'umubiri, ariko natwe mwitoro turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu. Urugingo rushaka gucumuza urundi rwari rukwiriye gutandukana narwo, niko kunogora ijisho. Hariya muri Matayo 5 igice cya 27 haravuga ngo amaso nayakora ibyaha kandi bikandikwa imbere y'Imana bikazamuka bikagera. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, ariko nge ndavuze ngo ni Yesu Kristo wavuze ngo umuntu nareba umugore wa mugenzi we akamwifuza akamurema mu bitekerezo, tayari aba yarangije gusambana nawe bitewe n'amaso yamwitegereye. Kuri gusambana si uk'umubiri, ni kumwe mu busambanyi 10 buvugwa ku bantu. Ni kumwe mu busambanyi 10 buvugwa ku bantu. Kureba umugore wa mugenzi wawe ukamurema mu bitekerezo, Imana ikabona ko warangije gusambana nawe, nabyo wari ukwiriye kwihana n'ubwo wakoresheje amaso. Amaso rero niyo atuma twitegereza ibihendo by'isi. Babandi bumva ijambo ry'Imana maze ibihendo by'isi n'ubutunzi bikanigira iryo jambo, nuko babireba. Muri Matayo 4 umurongo wa 8 Satani yajanye Yesu ku musozi amwereka ubutunzi bwuzuye isi. Aramubwira ati biriya byose nupfuka mukandamya ndabiguha kuko ari byo wabigabanye. Gusa Yesu ntabwo yamugisha impaka ngo wabigabaniye he, kuko isi yose turabi Imana ari kuri mu maboko y'umubi, ariko Imana ikaba hejuru ya byose. Ariko ahangaha Yesu yaravuze ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe, ariko Satani yarashaka kumwereka ubutunzi bw'iyisi kubera amaso yamwerekesheje amaso. Iyo rero ku muntu udakomeye utari Yesu Kristo akabyereka umuntu, akabwira umuntu akamwereka ubutunzi bw'isi, akamubwira ngo nupfuka mukandamya ibi byose ndabiguha, ubutunzi bw'isi bwari gukurura uwo muntu biturutse ku maso yarebesheje. Ariko Yesu aranesha aravuga ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Aya maso rero niyo areba ubutunzi bw'iyisi, noneho Satani yayakoresha akadindiza umuntu wabyaho bwa kabiri kugira ngo atagera adasohoza agakiza. Simvuga ko abadakijijwe ahubwo adasohoza agakiza. Abakijijwe rero ntabwo bagomba kwifumbata
ngo barangara, ahubwo bagomba kuba maso bagakorera agakiza bahawe. Ntibagakorere kugira ngo bakagure, oya, bakagakorera kugira ngo bakarere, none bazagere ku bugingo. Urugingo rwa gatatu Satani akoresha ni ururimi. Muri Yakobo igice cya 3 umurongo waho wa 5 kugeza ku wa 12 hari amateka y'ururimi, kandi ni amateka akomeye cyane, ni amateka aruhije. Ururimi rw'umuntu tuhasome Yakobo ni igice cyaho ca 3 umurongo waho wa 5 haravuga hati: murebe namwe ishamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane, kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu, nirwo rwonona umubiri wose, rukongeza kamere yacu yose, narwo rukongezwa na Gehonome. Kuko amoko yose inyamaswa n'ibiguruka n'ibikuruka byose ibyo mu nyanja abantu babasha kubimenyereza, kandi barabimenyereje. Ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, ni ububi budatuza, rwuzuye ubusabwe bwica. Urwo nirwo tushimisha Umwami Data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'umuntu. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Aho ururimi ni rubi rero. Ururimi rurateranya, ururimi rwonona umubiri wose. Pawulo aravuze ngo ururimi ni akagingo gato kari mu ngingo zacu, ngo ariko rwonona umubiri wose. Na Martin Luther aravuga ngo igitsina ni akagingo gato mu gitabo cye cy'amavugurura, ngo ariko rwonona umubiri wose. Pawulo avuga ururimi, Martin Luther akavuga igitsina. Byombi ngo ni ingingo nto ku mubiri w'umuntu, ariko byose byonona umubiri wose. Ahangaha rero ururimi ni ikintu kibi. Satani abasha kugikoresha, noneho kikaza kuva ubyara ibibazo byadidiriza umuntu ntasohoze agakiza. Imigani 7 umurongo wa 21, Imigani 7:21 aratubwira hati: nuko amushukashukisha akarimi ke karesha, amukuruza kuryarya k'ururimi rwe. Ahangaha ururimi ni ikintu kibi cyane. Amushukashukisha akarimi ke karesha, amukuruza ururimi rwe rushesha cyangwa rushukana. Ahangaha ururimi ni ikintu kibi. Muri Petero naho ya mbere igice cya 3 umurongo wa 10 naho ururimi rurashukana. Ururimi ni ikintu kibi cyane. Ingingo ya 4, urugingo rwa 4 Satani akoresha kugira ngo abuze umuntu gusoza agakiza ni igifu. Hariya mu Bafilipi igice cya 3 umurongo waho wa 19 haravuga ngo iherezo ryabo ni ukurimbuka, imana yabo ni inda, biratana iby'isoni zabo, kandi bahoza imitima yabo ku bitagira umumaro cyangwa ku by'isi. Abo bantu barangije kwakira ko imana y'abarinda, kandi bagahuza umutima ku by'isi, bakononesha ibintu ingeso zabo z'isoni mbi. Ahangaha abo bantu baragowe. Igifu ni urugingo, narwo rutuma iyo Satani agufatiye ku gifu atuma udasohoza agakiza, kuko agakiza karasohozwa. Ahangaha rero yabaye abantu badafite ibifu, nta nzangano ziba ziri hagati y'abantu, baba baturanyi, baba bakorana ku kazi, baba bavukana. Ikibateranya nuko bafite igifu bagomba guhaza bakacuzuza. Ariko ahangaha uravuga ngo imana yabo ibayinda, amaherezo yabo araba abarayo kurimbuka, kuko babiratanye iby'isoni nke zabo, none bagahoza ibitekerezo ku by'isi. Iyo umuntu akunda kurya nyine yahoza ibitekerezo ku byo kurya. Urwo ni urugingo rwa 4 Satani afata kugira ngo adindize urugendo rw'umukristo, kugira ngo adasohoza agakiza. Turebe none urugingo rwa 5 ruheruka Satani afataho ni igitsina. Hariya mu Migani ibice 30 umurongo wa 18 kugeza kwa 20 haravuga ngo hari ibintu bitatu bintangaza, ngo ndetse ni 4. Aravuga ngo ubugenge bw'inzoka ku rutare, ubugenge bw'igisiga mu kirere,
ubugenge bw'inkuge mu nyanja n'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwo bugenge bugeranywa n'ubugenge bw'umugore w'amaraya, ararya akinyuguza, yamara akavuga ati nta kibi nakoze. Nuvuga ngo ubugenge bw'umugore uca inyuma y'uwo bashakanye, ijambo ry'Imana riravuga ngo akarya akinyuguza, nukuvuga ngo agasambana agakora isuku, yamara akavuga ngo nta kintu yakoze. Ahangaha ni ubugenge bukomeye. Ubugenge bw'inzoka ku rutare ntigwe kandi itagira amaguru, ubugenge bw'igisiga mu kirere ntaco gihagazeho, ubugenge bw'inkuge mu nyanja ntirigite, ngo bimeze nk'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Kandi ubwo bugenge bukaba bukomeye cyane, bugahwana n'ubugenge bw'umugore w'amaraya, ngo ararya akinyuguza akavuga ati nta kibi nakoze. Twasome twumva uko avuga ngo hariho ibintu bitatu bintangaza kandi bindengaho, ndetse ni bine ntazi: ubugenge bw'igisiga mu kirere, ubugenge bw'inzoka ku rutare, ubugenge bw'inkuge mu nyanja, n'ubugenge bw'umugabo ku nkumi. Niko n'ubugenge bw'umugore w'amaraya bumeze, ararya akinyuguza maze akavuga ati nta kibi nakoze. Ubwo ni ubugenge bw'abasambanyi. Mu Baheburayo igice cya 13 umurongo waho n'uwa 4 aravuga ngo kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abasambanyi n'abahehesi bagwiriye mu isi, kandi bakaba bazacirwaho iteka. Ntabwo Imana izababarira abahehesi, ntabwo Imana izababarira abasambanyi. Abasambanyi ni umuntu washatse agaca inyuma y'uwo bashakanye, naho umuhehesi ni umuntu usambana atarigeze ashaka. Umusore, umupfakazi ntibasambana baraheheta, ariko nabo Imana yabateguriye igihano, kuko nabyo bizanyura mu rubanza. Uguheheta nuvuga ngo gusambana utagira uwo mwashakanye, Imana irabihanira kandi yabateguriye gucirwaho iteka. Abantu rero kurongorana kubawe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abasambanye n'abahehesi bagwiriye mu isi, kandi bakaba bazacirwaho iteka. Ahangaha rero tugereranije mu Migani 7 umurongo waho wa 7 n'uwa 9, turebe uko Satani akurura umuntu. Imigani 7 umurongo waho wa 9, turebe kwa 7. Nuko ndeba mu baswa nitegereje mu basore, mbona umusore utagira umutima, anyura mu nzira ikikiye ikibero c'inzu ya maraya, nuko ayemba aja ku nzu ye, ari mu kabwibwi bugorobye, ageza mu mwijima w'igicuku. Hariya ku murongo wa 18 aravuga ngo uburiri bwanje 17 nabu minjagiyeho ibihumura neza, ishangi n'umusagavu n'umudarasini. Ngwino dusoze urukundo rwacu, tugeze mu gitondo twinezeze mu by'urukundo, kuko umugabo wanje atari muhira. Yazindukiye mu rugendo rwa kure, yajanye uruhago rw'impiya, kandi azagaruka mu mboneko z'ukwezi gutaha. Nuko amushukashukisha akarimi ke karesha, amukuruza kuryarya k'ururimi rwe. Nuko ikihungu gihera ko kiramukurikira, kikimasa kigiye mu bagiro cyangwa kigiye kubagwa. Nuvuga ngo aramushukashuka, yarahuye n'umugore w'amaraya w'umuhanga, aramushukashuka, amushukisha akarimi ke karesha, amukuruza uburyarya bw'ururimi rwe. Nuko ca gihungu kiramukurikira, kikimasa kigiye mu ibagiro, iherezo ryaco nukurimbuka. Ahangaha rero urugingo rw'igitsina Satani narwo rufataho kugira ngo abantu batazasoza agakiza. Ibintu bitanu rero Satani akoresha, icambere ibitekerezo, kuko Imana ntabwo irebera umuntu mu magambo avuga cyangwa mu byo ari gukoresha amaboko, ahubwo Imana irebera umuntu mu byo atekereza. Nizo mpamvu mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 16 kugeza kwa 17 haravuga ngo iyo mbwiriza ubutumwa singira ico nirata, kuko ari ibyo mpatirwa gukora, ndetse ndabwirije ubutumwa nabona ishano, kandi iyo mbikora mbikunze ndagororerwa. Ariko iyo mbikora ngo nonwe bitewe nuko mpawe usonga, nzagororerwa iki? Ahangaha bigaragara ko abantu benshi bakora umurimo w'Imana, ariko abazagororerwa nababikoze babikunze. Nuvuga ngo ibihembo by'Imana ntabwo bigendera ku bwinshi bw'imirimo twakoze, ahubwo bugendera
ku cifuzo no ku cerekezo c'umutima. Niba umuntu yarabikoze abikunze, umuntu ashobora gukora byinshi ku bw'agahato ariko atabikunze, ariko Imana izagororera n'uwabikoze abikunze. Nandizo mpamvu bare abantu bo mu gihe ca Nowa igice ca 6 c'itangiriro, abana b'Imana bagiye kuremba mu bakobwa b'abantu bakarongora mwabo batoranije, hari ijambo ry'Imana ntabwo ritubwira ibibi bakoze, ahubwo ritubwira ko kwibwira kose imitima yabitekereza ari kubiteka ryose Imana Uwiteka kicuza ko yaremye umuntu bikamuterana bagahinda mu mutima, kuko ibyaha byazamutse byari biturutse mu mutima. Bene data, ushobora kuba udakora icyaha kizwi n'abantu, ariko umutima wawe ukabutegura, kuko uko umuntu atekereza mu mutima we burya aba ari ko ari. Umuntu si amagambo, umuntu si imirimo akoresha amaboko, ahubwo umuntu ni uko atekereza mu mutima we, kandi umutima w'umuntu ugenzurwa n'Imana. Turebye muri Yeremiya hano igice ca 17, Yeremiya 17, turebye ku murongo waho wa 9 twumva uko atubwira. Yeremiya 17 umurongo waho wa 9 aravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Nje Uwiteka nijurondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese bihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Nuvuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ibyo umuntu akora byose biva mu mutima. Nandizo mpamvu kurinda ubugingo bw'umuntu nuko habaye inama Imigani igice ca 4 umurongo wa 26 ngo na gatatu. Imigani 4:23 aravuga ngo rinda umutima we kurusha ibintu byose birindwa, kuko harimo iby'ubugingo bikomo. Iby'ubugingo nta bituruka mu magambo, iby'ubugingo ntabwo bituruka mu maboko, iby'ubugingo bituruka mu mutima w'umuntu, ko ni utegura byose akaba ari utegura n'iby'ubugingo. Imana yacu idusange kandi habwe icubahiro. Ibi bintu bitanu tubirinde, turinde ibitekerezo byacu Satani atabihubangajya. Nubwo abantu baba barabyawe ubwa kabiri, ariko iyo Satani ahunganije ibitekerezo afite umugambi wo gutuma udasoza urugendo rwawe. Turinde amaso yacu. Amaso yacu areba ibyiza akaduhuza, agatuma tudatekereza iby'Imana ubwo tubatekereza ku by'isi. Turinde ururimi rwacu. Ururimi rurakongeza isi yose, rugashora umuntu muri gihonome ku byo ruvuga, ariko murebe uko ari urugingo ruto, rugahangara rukavuma kandi rugatanga umugisha, kandi umugisha n'umuvumo bikaba ku rurimi rumwe. Ni ukuvuga ngo ni ukwigengesera kugira ngo turinde ibitekerezo, turinde amaso yacu, turinde ururimi rwacu. N'igifu naco giteranya abantu bakaryana bapfa ubusa, abantu bakarwanira iby'isi, abandi bakabihozaho umutima, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo abo nabo kurimbuka kandi Imana yabo ninda, kuko bahoza ibitekerezo ku by'isoni zabo kandi bagatekereza ku by'isi bitagira umumaro. Twirinde kugira ngo Satani adafata kimwe muri izo ngingo, byaba ibitekerezo, byaba amaso, byaba ururimi, byaba igifu, byaba igitsina, maze imibiri yacu ibe yeze imbere n'inyuma, nk'uko mu Bakorinto ba 2 ibice ni 7, Abakorinto ba 2:7 umurongo wa mbere haratubwira hati, Abakorinto ba 2 igice ca umurongo wa mbere haravuga ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Ahangaha havuga ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Ahangaha abantu benshi biyeza imibiri gusa, bakambara neza, bagakenyera neza, bagashananisha neza, ariko imitima yabo itezejwe. Pawulo yaragira inama abera b'Imana kugira ngo niba twiyezaho imyanda y'umubiri, twiyeze n'imitima yacu. Ariko abantu bashobora kwiyeza imitima bateze inyuma, byashoboka, kuko Imana umutima w'umuntu niwe uzaca urubanza, ariko umuntu wakijwe amenya Imana ntabwo yagira umwanda wo ku mubiri.
angaro twiyezeho byombi tugira isuku ku mubiri no ku mutima kugira ngo tubashe kurwanya umwanzi Satani. Noneho nashaka hera kugira ngo afate abana b'Imana babuze urugendo amware. Imana yacu dusange twirinde ku ngingo z'umubiri kuko arizo Satani aheraho kugira ngo atume ababyawe bwa kabiri batasohoza agakiza. Agakiza rero karakorerwa ntikagurwa, ni impano y'Imana kubwo kwizera nta kiguzi, ariko wahawe agakiza agendera mu mategeko y'Imana, ntagendera mu mategeko y'abantu, agendera mu mategeko y'Imana kuko amategeko y'abantu niyo Yesu yaje kudukiza no kuducungura. Hariya mu Bagalati igice cya 4:4 haravangwa igihe gikwiye gisohoye Imana ubwayo yohereza umwana wayo wavutse wabyawe n'umugore kandi akavuka atwarwa n'amategeko kugira ngo akure mu bacungure abatwarwa nayo bibone kuduhindura kwitwa abana b'Imana. Rero hari amategeko yo kwizera hakaba n'amategeko y'imirimo. Hariya mu Baroma igice cya 3:27 hari amategeko iyo kwizera hakaba n'amategeko y'imirimo. Amategeko yo kwizera niyo agendana n'ababyawe bwa kabiri. Imana yacu dusage, Imana yacu dufashe abatwumva abumva ubutumwa bwiza bo mu mahanga yose kugira ngo turinde imibiri yacu kugira ngo ibiyo gukoresha iby'icubahiro. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mu nzu y'inyumba ntiyabamwe ibikoresho byiza gusa, harimo iby'izahabu n'ifeza n'ibiti n'ibumba, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo bimwe bigakoreshwa imirimo y'icubahiro ibindi bigakoreshwa ibiteye isoni. Reka imibiri y'abera ikore imirimo y'icubahiro ku Mana mu izina rya Yesu, amina. Ni Pastor Mpazibira wajije ikiganiro ibintu bitanu Satani afata biri ku mubiri w'umuntu kugira ngo atume ababyawe bwa kabiri badasohoza agakiza. Imana yacu dusange kugira ngo twirinde ubwacu, dufashe na bene data nk'abari mu mwami nk'abakomejanye urugendo kugira ngo tubashe gusohoza agakiza twahawe mu izina rya Yesu Kristo, amina. Ni Pastor Mpazibirego bagejeje ikiganiro. Nimero ya WhatsApp ni 0786 966 20 0786 kuri channel ya Gusenga Everyday. Imana iduhana umugisha. Mana turagushimiye turaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo. Reka ijambo ryawe rigere kuri benshi, reka ijambo ryawe ryamamare mu mahanga yose, reka ijambo ryawe ryemeze imitima ya benshi batarahinduka, kandi abera bakomezwe n'ijambo ryawe kugira ngo nugaruka mu bwiza bwawe twese tuzabe twiteguye kugusanganira kandi turaga ubugingo buhoraho. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.